byose birajyana n'ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda aherutse kuvugira mu muryango wa FPR Inkotanyi n'ijambo yavuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse no mu rurimi rw'Icyongereza. Nahisemo rero noneho kugaruka ku mateka ariko nanone bikajyana n'ubuhamya bwe bwite ubwo yakarukaga ku munsi yafungiwe i Paris, uko urugendo rwo gushyira imbere amahoro rwavuyemo gereza ndetse n'amagambo atarigeze yibagirana mu mateka ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ni nyuma y'uko rero nkomeje kubisabwa na bamwe mu bankurikira, nahisemo rero kubagezaho n'ubundi icyo gice gito yavuze mu rurimi rw'Icyongereza agaruka ku buhamya ariko nanone bujyana n'amateka ye. Ni mu gukomeza gusobanura amateka y'igihugu cy'u Rwanda n'inzira urugamba rwo kubohora igihugu rwanyuzemo, nyakubahwa Perezida Kagame yagarutse ku gice cy'amateka yavuze ko atajya akunda kuvugaho kenshi, ariko ko hari ibihe bimwe na bimwe bimugarukira cyangwa se bikagaruka mu mutwe we bitewe n'ibintu aba yarabonye cyangwa se yumvise. Yavuze ko icyo gice cy'amateka ngo cyabereye i Paris mu Bufaransa mu mwaka w'1991, ni mu gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rumaze hafi umwaka rutangiye. Perezida Kagame yasobanuye ko icyo gihe umuryango FPR Inkotanyi wari wamutumiye mu Bufaransa kugira ngo ajye mu biganiro byari bigamije kureba niba hari inzira y'amahoro yashoboraga kuboneka hagati ya FPR n'ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Yavuze ko icyo gihe we yari Vice Perezida wa FPR Inkotanyi kandi ko ari we Abafaransa bifuzaga kubona muri ibyo biganiro. Ni mu buyobozi bwa FPR Inkotanyi nk'uko yabisobanuye, icyo cyifuzo ngo cyateje impungenge nyinshi. Hari benshi bamugiriye inama yo kutajya muri urwo rugendo, bakamubwira ko ibihe byari bikomeye, ko ibintu bitari byizewe kandi ko hari impamvu nyinshi cyane zatumaga bakeka ko umutekano we ushobora kuba uri mu kaga. Perezida Kagame yavuze ko nawe yabyumvaga rwose ndetse akanumva izo mpungenge, ariko yavuze ko nyuma yo kubitekerezaho ngo yafashe icyemezo n'ubundi cyo kujya i Paris. Yavuze ko impamvu nyamukuru yamuteye gufata uwo mwanzuro ngo nuko atashakaga ko FPR Inkotanyi ifatwa nk'umutwe wanze amahoro cyangwa se wenda wanze ibiganiro. Yakomeje agira ati, nabwiye bagenzi banjye nitutajyayo cyangwa se nitutahajya bazavuga ko turi abantu bashaka intambara gusa kandi ko tudashaka amahoro. Tugomba rero kugira ngo tugomba kujyayo cyangwa se tugomba kujya dukora ibishoboka byose niba dushinje kwanga ibiganiro. Nuko nyine urugendo rwerekeza i Paris umwanzuro warwo waje gufatwa. Noneho Perezida Kagame yavuze ko bagezeyo bakirwa n'abayobozi bakuru bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa. Mu bo yahuye nabo ngo harimo umugabo witwa Paul, wari umwe rero ngo mu bayobozi bakomeye cyane muri iyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Abafaransa. Yasobanuye kandi ko hari n'uwitwaga Jean Christophe Mitterrand, umuhungu wa Perezida François Mitterrand. Perezida Kagame yavuze ko ibiganiro ngo byatangiye nk'ibiganiro bisanzwe, ariko uko byagendaga bikomeza umwuka ngo watangiye kugenda uhinduka. Yasobanuye ko uyu Paul ngo yakomeje noneho kumutunga urutoki mu maso amusaba inshuro nyinshi ko ingabo za RPA ko zigomba ngo guhagarika imirwano ako kanya. Perezida Kagame yavuze ko yagerageje kumusobanurira impamvu urugamba rwari rwaratangiye. Yababwiye ko inkotanyi zitari ku rugamba kuko zakundaga intambara, ahubwo ko zari zarafashe intwaro kubera amateka igihugu cyari cyaranyuzemo n'akarengane kari karabaye mu bihe bitandukanye kandi karabaye karande mu gihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame ati, namusobanuriye ko tutarwana kuko dukunda intambara, ko turwana kubera amateka y'igihugu cyacu cyangwa se amateka twanyuzemo. Ariko yavuze ko uwo muyobozi w'Ubufaransa ngo ntabwo yigeze ashaka kumva ibisobanuro bya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yakomeje kumusobanurira ariko nanone ngamusubiramo amagambo amwe, ati mugomba guhagarika imirwano, kandi ngo yabivugaga mutunga urutoki. Perezida Kagame yavuze ko uko ibiganiro byakomezaga nawe ngo yatangiye kubibona nk'ibiganiro bitari buze kugenda mu bwubahane. Yavuze ko umwuka warushijeho noneho kugenda ushyuha cyangwa se ukomera. Maze uyu ngo Paul amusubiza amagambo atigeze yibagirwa, aho yamubwiye ati, nimudahagarika imirwano niyo mwafata Kigali ntabwo muzahasanga abantu banyu. Perezida Kagame yavuze ko ako kanya atahise asobanukirwa neza icyo ayo magambo yashakaga kuvuga, ngo yabanje kubyibazaho cyangwa se wenda kubitekerezaho, ariko uko imyaka yagiye ishira, by'umwihariko ni nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, yaje gusobanukirwa uburemere bw'ayo magambo yari yaravuzwe n'uwo mugabo mu mwaka w'1991. Yavuze ko icyo yavugaga none
noneho cyaje gusobanuka neza ko yasobanuraga ko abantu be bazaba baramaze kwicwa bose. Yagaragaje ko ayo magambo yamusigiye ikibazo gikomeye. Yavuze ko yaje kubona ko uwari we cyangwa se uwari wayamubwiye cyangwa se uwo wari wamubwiye ayo magambo ko ashobora kuba yarazi neza ibyarimo bitegurwa mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bizabaho. Nibwo noneho ibiganiro ngo byakomeje, ariko kandi nyakubahwa Perezida Paul Kagame yavuze ko nubwo ibiganiro bitagenze neza nk'uko byari byitezwe ngo byaje kurangira. Perezida Kagame yavuze ko basohotse mu cyumba cy'inama maze uyu Paul aramuherekeza nk'uko bisanzwe nyine cyangwa se nk'uko yari yamwakiriye nta kibazo. Ariko mbere yo gutandukana ngo yongeye kumubwira irindi jambo ryuzuyemo ubushotoranyi. Yaramubwiye ati twizeye ko tuzongera kubonana ubutaha, uzaba noneho uri umugaba w'ingabo nshya z'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko nawe yahise amusubiza atazuyaje ati yego nibiba byageze aho ngaho uzamenya ko nyine nzabikora neza. Ni nyuma y'ibiganiro ngo Perezida Kagame n'intumwa zari zamuherekeje bagombaga noneho kwerekeza i Paris, bakazagenda nyine bukeye bwaho. Bacumbitse rero ngo muri hoteli yitwa Hilton Hotel, ariko iryo joro ntabwo ryigeze rigenda nk'uko byari byitezwe. Perezida Kagame yavuze ko nyuma y'ibiganiro nawe na bagenzi be ngo basuye noneho muri hoteli kugira ngo baruhuke kuko bari bateganyije gukomeza urugendo bukeye bwaho. Yavuze ko icyo gihe yari acumbitse muri hoteli yitwaga Hilton Hotel i Paris ari kumwe na Dr Emmanuel Ndahiro ndetse na Tom Byabagamba. Nta kintu na kimwe ngo cyabagaragarizaga ko hari ikindi kintu gishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko ni mu rukerera ngo ibintu byarahindutse cyane. Perezida Kagame yavuze ko ahagana ku isaha y'isa 10 z'igitondo mu rukerera ngo yakanguwe n'urumuri rwarimo rwaka mu cyumba yari yarayemo. Hanyuma rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame ng'icyo gihe afunguye amaso cyangwa se akangutse ngo yasanze imbere ye hari abantu 6 cyangwa se 7 hagati aho ngaho, bose ngo bari bitwaje imbunda. Kandi yavuze ko icyamurenze cyangwa se icyarenze umutima we ngo nuko abo bantu batari bambaye impuzankano za polisi cyangwa se wenda za gisirikare, ahubwo ngo bari bambaye imyenda isanzwe, amakoti ndetse n'amajire. Ni mu kanya gato Perezida Kagame yabajije ati muri bande murashaka iki? Yavuze ko umwe muri bo yamusubije mu rurimi rw'icyongereza. Icyo gihe ngo yahise arushaho kwibaza cyangwa se gukomeza kwibaza impamvu umuntu avuga icyongereza ari nawe noneho uza kumufata mu Bufaransa. Abo bantu ngo bahise bamusaba ibyangombwa bye ndetse n'igikapu yari afite. Perezida Kagame yavuze ko mbere y'uko afungura icyo gikapu ngo bari bamaze kugifungura cyangwa se kugishwanyagura nk'uko yakomeje abisobanura. Yakomeje kubabaza abo bantu icyo bamushakaho cyangwa se cyabagenzaga, ariko ngo nta gisubizo gifatika bigeze bamuha abo bantu. Ni mu gihe ngo yari akomeje kubabaza, yitegereje mu cyumba cyari gifatanye n'ike aho Dr Emmanuel Ndahiro na Tom Byabagamba bari bacumbitse. Ng'icyo yabonye ntabwo azigera kibagirwa. Yabonye ngo bagenzi be bicaye hasi, amaboko yabo yaboshywe ndetse bamaze kwambikwa amapingu byarangiye. Perezida Kagame yavuze ko we ubwe batigeze bamushyiraho amapingu cyangwa se ngo bayamwambike, ariko ngo bagenzi be bo bari bamaze nyine kwambikwa amapingu nk'uko yabisobanuye. Ni nyuma yaho bose ngo bahise bajyanwa noneho ahantu hatazwi. Perezida Kagame yavuze ko kugeza ubu ngubu icyo gihe ngo ntabwo yari azi aho bamujyanye. Yagize ati bwari ubwa mbere njyewe nari ngeze i Paris, kandi bwari ubwa mbere ngeze no muri gereza. Yongeyeho ko yishimira ko na nyuma yaho atongeye gufungirwa ahandi hantu, ariko ngo bari bamufashe kandi abo bamufashe ngo bamujyanye mu gice cyo munsi y'inyubako cyangwa se nko muri cave, ahantu hasa n'ahari gereza yo munsi yo mu butaka. Ngo bahageze bahise babasiga aho ngaho bonyine. Noneho ngo hashize amasaha menshi ngo nta muntu n'umwe wigeza uza ngo abasobanurire impamvu bafashwe cyangwa se icyo bashinjwaga. Bakomeje bo kubyibazaho. Perezida Kagame yavuze ko nyuma y'igihe ahagana ku isaha y'isa 9 z'amanywa ngo batangiye kubona noneho abantu baza kubareba mu bihe bitandukanye. Ni muri abo bantu ngo harimo inshuti z'u Rwanda zari zimaze kumenya amakuru y'ifungwa ryabo. Yavuze ko muri abo harimo uwitwa Jean Carbonari, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Bufaransa, wari inshuti y'igihugu cy'u Rwanda. Ngo hari kandi uwitwaga Jacques Bihozagara,
uyu nawe ngo wari umaze kumenya aho bafungiye aho mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida Kagame yavuze ko abo bantu aribo babashije kubageraho ni nyuma yo kubashakisha, bakabashakisha ahantu hose bagira ngo bamenye aho bafungiye. Yongeyeho ko ubuyobozi bwa gereza bwazanye noneho amafunguro, ariko we nabo bari kumwe ngo banze kurya ayo mafunguro. Yaragize ati naravuze nti ntabwo ngewe njya ibiryo byo muri gereza. Kubera iyo mpamvu Jacques Carbone ndetse na Jacques Hozagara ngo babazaniye imigati n'amata kugira ngo noneho babone icyo bafungura. Perezida Kagame yavuze ko nyuma y'aho ngaho ngo hatangiye noneho ibibazo byinshi. Aba bafunze ngo batangiye kumuhata ibibazo ku bantu yari yaraye ahuye nabo cyangwa se ku bantu yahuye nabo mbere yo gufatwa. Yababwiye amazina y'abo bantu ndetse ababwira ko bashobora kubonana nabo. Yavuze ko harimo uwitwaga Paul ndetse na Jean Christophe Mitterrand, ariko yavuze ko icyo gisubizo kitabanyuze neza. Ngo batangiye kumusubiriramo ibibazo bakamusaba kongera kuvuga izina Jean Christophe Mitterrand n'ibindi byinshi. Perezida Kagame yavuze ko noneho batangiye no gushaka kumukoresha polygraphy, imashini bavuga ko nyine itahura ibinyoma, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda icyo gihe ngo yahise abyanga. Yababwiye mu buryo butaziguye ko atemera gushyirwa kuri iyo mashini. Ati ntabwo ngewe nzemera gushyirwa muri polygraphy, niba mushaka kunyica ubwo nyine ni mu bikore. Perezida Kagame yavuze ko yakomeje guhagarara ku mwanzuro we, ntabwo yigeze yemera gukoresha cyangwa se ngo iyo mashini bayimukoresheho. Ntabwo yigeze kandi anahindura ibyo yavugaga cyangwa se ibitekerezo bye. Nyuma y'amasaha menshi bari bafunze hagana ku isaha y'isa 2 z'ijoro nibwo noneho ngo baje kurekurwa. Bahise bava i Paris berekeza i Buruseli mu Bubiligi, aho bari bafite indege yagombaga kubacyura. Ariko Perezida Kagame yavuze ko nubwo urugendo rwabo rwaje kurangira hari ikintu kitigeze kimuva mu mutwe. Ni amagambo wa mugabo witwa Paul yamubwiye muri icyo kiganiro. Ya magambo yavugaga ko nyine niyo inkotanyi zagera i Kigali ko zitazahasanga abantu bazo. Perezida Kagame yavuze ko icyo gihe atigeze asobanukirwa neza icyo uwo mugabo yashakaga kuvuga, ariko ni nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi yaje kubona ko ayo magambo yari afite ubusobanuro buremereye cyane. Yavuze ko byamweretse ko hari abantu bamwe bari bazi neza ibyarimo bitegurwa mu gihugu cy'u Rwanda mbere y'uko jenoside yakorewe Abatutsi ba. Niyo mpamvu yavuze ko ayo magambo atigeze ayibagirwa, kandi ko kugeza n'uyu munsi ahora agaruka mu mutwe we igihe yibutse urwo rugendo yakoreye i Paris ndetse n'ibyaje gukurikiraho nyuma. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana nk'ibisanzwe no mu yandi makuru atandukanye.